nawe wicaye mu kabari none ahangaha reka nkwifurize ibyiza byose kugereho kandi inyota yawe ishire mu izina rya Yesu. Ubundi utavuga uti nyagasani inzoga ndazihagaritse, ahubwo reka nze ngaruke ku meza yawe. Kurya mu kabari bya buri munsi burya ntacyo bimaze. Ubundi nongere mugarukire Uwiteka, nuko unshire mu biganza byawe. Nemera kugomeye amafaranga nataga napfushaga ubusa mu biyobyabwenge, mu nzoga, mu ndaya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. N'ubundi mu mutungo wawe Kristo ndawukugaruriye. Noneho uyu munsi wa none inshuro najyaga mu kabari niba ari 10 mu cyumweru, ndazikuba inshuro 70. Kurani zingahe? Inshuro 700. Kuvuga ngo urafata inshuro 7 buri munsi ujya ujya gusenga Uwiteka. Ukaba mu cyumba cyawe usenge, kanguka usenge, saa sita usenge, nimugoroba usenge. Ku cyumweru ntihagera cyangwa kuwa gatandatu werekeye mu isabato cyangwa ugiye mu misa, cyangwa se kuwa gatanu ujye mu musigiti usenge Uwiteka. Ubundi akuyobora inzira nziza ukwiye gucamo. Uri hehe? Werereye hehe? Aka kanya urakora iki? Uri hehe? Werereye hehe? Ese muri amasaha uri urakora iki? Uri mu kabari se? Uri kureba umupira se? Uri hehe? Uri kurwana? Uri gutongana? Uri hehe? Wicaye none ahangaha uri mu kazi se? Reka nkwifurize ibyiza wowe ugiye gushengerera mu kiliziya, wowe ugiye mu musigiti ukaba ugiye gusenga kuramya Uwiteka Imana, nawe wicaye mu kabari none ahangaha reka nkwifurize ibyiza byose kugereho kandi inyota yawe ishire mu izina rya Yesu. Ubundi utavuga uti nyagasani inzoga ndazihagaritse, ahubwo reka nze ngaruke ku meza yawe. Kujya mu kabari bya buri munsi burya ntacyo bimaze. Ubundi nongere mugarukire Uwiteka Imana azagwana yihanikiriye kandi abicishije ngo wite inshuti yawe. Utagira ngo nugera kwa gitifu ngo nuko musangira wakoze amakosa azagukatira urugukwiye. Nugera mu karere ugiye kurega bagasangurira mu makosa bazagwana bihanikiriye. Kuko mwibuke yuko ngo ni njyewe uha abatware gutwara, ni njyewe Uwiteka. Ubona Uwiteka Imana urimo irabivuga ngo kandi bw'amategeko ugiye gushaka serivisi ahantu hariho hose, ukajya ku murenge, ukajya ku karere, ukajya ku mudugudu, ku kagari, aho ngaho rwose burya unyuze mu nzira Uwiteka yashizeho ibicishije mu bayobozi. Wibuke ko nta muyobozi burya ujyaho Imana itabanje kumwemeza. Imana burya iramwemeza ikavuga ati uyu niwe ukwiriye yobora ubwoko bwanjye. Umuyobozi wawe none ahangaha mwubahe, kuko Uwiteka aravuze ati ni njyewe ubahereza gutwara. Reka aduteganyiriza kandi inzira nziza adushakamo ni iyihe? Turashaka iki? Dukora iki? Turiho dute muri ubu buzima turiho baratwirukankana? Ni iki? Yesu Kristo nakomeza abane namwe. Nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana mu Mutima Channel. Subscribe nitarayikora baratinze. Haleluya. Yesu nashimwe, mbasuhuza kandi mbifuriza ibyiza. Uyu ni wa mukozi w'Imana witwa Jean Marie ndetse wamaze kwitaba Imana. Uwiteka rero aravuga ati nkunda bankunda, abanshakana umwete bose bazambona. Iyi ni Mutima Channel, subscribe nutarayikora waratinze. Haleluya. Yesu nashimye rero ibintu byose bigende neza. Ese nonaha uherereye hehe? Kakanya uri hehe? Muri mugoroba uri hehe? Aho bukeye kwisa atandukanye wowe wazindukiye hehe? Biterwa n'icyo urimo. Uriho urakora iki none ahangaha?
uzashaka Uwiteka, uriho urasenga amasengesho y'amazamuka, uriho uringinga Imana y'ukuri, uriho urakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ubuzima bwawe butajya mu kaga. Uwiteka Imana nashimwe rero, mbashimira kandi nongera kubabwira ngo Yesu akomeze abarinde, abahereze imigisha igiye itandukanye, ndetse abaronkeshe uko bukeye n'uko bwije. Nuko rero nimujya guhaha ntimuzagaruka amaramasa, nimujya mu isoko muzagira amahoro, nimufata urugendo mukagenda, Imana izabarinde, aho muzaca hose bizagende neza. Mbifurije inshuti z'umugisha kandi n'ibyiza byinshi bigiye bitandukanye bihora iwanyu. Akebo ugeramo umugenzi wawe, ari nako Imana nawe izakugiriramo. Ariko icyo nabifuriza nuko mwajya mugererana ibyiza kuruta ibibi. Ibaze rero ugereye mugenzi wawe icyiza, Imana ikagukubira inshuro 7, naho wagabira mugenzi wawe ikibi, Imana igahita igukubira nanone inshuro 7 ku kanya. Kunyine nawe mu byo byago 7 uzaba uhuye nabyo. Ni ikibazo gikomeye cyane rero. Uwiteka Imana akomeze abane natwe, atwumvira ibyifuzo. Hari nsenge ubundi tumanuke tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwiteka akomeze abarinde. Subscribe none ahangaha niba utarayikora waratinze. Umutima channel ye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Sashimwe. Haleluya, Yesu nashimwe. Imana ikomeye cyane. Yo Yesu gitare, muremyi w'isi, muremyi w'amahanga. Yo mugabo w'apfakazi, se w'imfubyi, wowe urebera hose icyarimwe. Ndagushimiye kuri iki kiganiro cy'isaha. Turaramutse, ijambo ryawe ryaratubwiye riti abantu ni inyama n'amagufa, kandi sana Isaya yose umuntu yabura. Bana natwe muri iki kiganiro rero, ni ukuri ntacyo turi cyo kukwihisha. Uri Imana ikomeye cyane, kandi neza yuko waturemye dushyizeho umutima. Isaha rero twese tukemeje gukurikira ndetse no kugusenga no kuguhimbaza, kuko ari wowe turetse kubona ko ari wowe mukuru, ni wowe musitari utabasitari bose, ni wowe gukurikirwa no kwimigirwa. Reka rero ijambo ryawe rigucengere, tumanukemo, kuko turarenze, turababaje. Kristo ni ukuri, turimo turatakamba kugira ngo udukize amage, amakuba n'ibindi byose bituzengereje. Imana ikomeye cyane, turagushimira kuko twumvishe. Bana natwe muri urugendo rwiza Yesu Kristo wacu. Amen. Imana iguhe umugisha wowe udukurikiye, Imana iguhe umugisha wowe wiyemeje kureka ibyo urimo ukadukurikira. Wowe wigomwe umwanya wawe, wigomwe ama megabyte yawe yaguhenze, ukavuga uti reka nze nkurikire Umutima channel none ahangaha. Kude chapeau, ndagushimiye cyane. Umuntu w'ingenzi cyane kuri twebwe, igitangaza Uwiteka ashaka. Subscribe none ahangaha. Niba utarayikora waratinze, utarayikora ni kuri warakererewe. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete, yo bazambona. Reka tunyarukire rero mu Migani igice cya 8 umurongo waho wa 16. Turakomeza tugere ku murongo wa 19. Ubundi ijambo ry'Imana ricengere ritwinjize mu kandi kanya keza cyane ko kumva ibyo Uwiteka aduteganyiriza, kandi inzira nziza adushakamo ni iyihe. Turashaka iki? Dukora iki? Turiho dute muri ubu buzima buriho baratwirukangana? Ni iki? Yesu Kristo nakomeza abane namwe. Ye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Umutima channel. Subscribe none utarayikora waratinze. Some rero ubundi ijambo ry'Imana ritugire mu mitima. Niza Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muri ngewe wohereza abatware gutwara n'imfura nazo, ndetse n'abacamanza bo mu isi bose. Uwiteka Imana, waruzi ko ari we utuma abayobozi bayobora, waruzi yuko ari we utuma imfura zivuka, waruzi yuko ari we utuma buri kintu cyose ku isi gifite umurongo, ibicishije ku bayobozi, ibicishije ku muntu uri iruhande rwawe, ari we ukugenga mu buryo bw'amategeko.
burya iyo ugiye gushaka serivisi ahantu hariho hose, ukajya ku murenge, ukajya ku karere, ukajya ku mudugudu, ku kagari, aho ngaho rwose burya unyuze mu nzira Uwiteka yashyizeho ibicishije mu bayobozi. Wibuke ko nta muyobozi burya ujyaho Imana itabanje kumwemeza. Imana burya iramwemeza ikavuga ati uyu niwe ukwiriye ubwoko bwanjye. Umuyobozi wawe none ahangaha mwubahe, kuko Uwiteka aravuze ati ni njyewe ubahereza gutwara ndetse n'imvura nazo zose ndetse n'abacamanza bo mu isi yose. Tagira ngo rero ngo wagiye ngo kuvugira ibyawe, ugiye mu rubanza kuburana ngo barakurenganya. No, hariya ni Uwiteka Imana waruyobora umucamanza. Ntabwo bakurenganyije rero. Niba baragucira urubanza bakavuga bati uratsinzwe, urakatiwe, emera igifungo nyine, kuko burya Uwiteka Imana niwe urimo urakora. Ntabwo ari uriya mucamanza urimo urakora, ntabwo ari uriya muntu urimo urakora, ntabwo ari uriya musomyi urimo urakora, ntabwo ari uriya mwamvuko urimo urakora. Ijwi ry'Uwiteka. Ibya Kayizari mubihe Kayizari, ndetse n'iby'Imana mubihe Imana. None se nufata umusaya wawe ukawugagaza, warangiza ukabyimbya umutwe, uzi ngo bizagenda bite? Uwiteka Imana azaguhana yihanukiriye kandi abicishije ngo wite inshuti yawe. Utagira ngo nugera kwa gitifu ngo nuko musangira wakoze amakosa azagukatira ugukwiye. Nugera mu karere ugiye kurega bagasanga uri mu makosa, bazaguhana bihanukiriye. Kuko nibuke yuko ngo ni njyewe uha abatware gutwara, ni njyewe Uwiteka. Ubu ni Uwiteka Imana irimo irabivuga. Kandi n'abacamanza bose bari ku isi Uwiteka Imana niwe bashizeho. Ibyo byose rero bituruka ku Uwiteka. Ndabashimiye cyane mwe mwakoze subscribe, mukomeze mukoreshe ya, kandi ibintu byose bigenda bibageraho ko dukoze ikiganiro kisagita kibageraho iteka. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Kwihuta cyane ku murongo wa 12 baragira ati nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Aka kanya uri warakora iki? Uri hehe? Werereye hehe? Ese muri amasaha uri warakora iki? Uri mu kabari se? Uri kureba umupira se? Uri hehe? Uri hehe? Uri hehe? Uri kurwana? Uri gutongana? Uri hehe? Wicaye none ahangaha? Uri mu kazi se? Reka mwifurize ibyiza wowe ugiye gushengerera mu kiliziya, wowe ugiye mu musigiti ukaba ugiye gusenga kuramya Uwiteka Imana, nawe wicaye mu kabari none ahangaha, reka mwifurize ibyiza byose bikugereho kandi inyota yawe ishire mu izina rya Yesu. Ubundi utavuga uti Nyagasani, inzoga ndazihagaritse, ahubwo reka nze ngaruke ku meza yawe. Kujya mu kabari bya buri munsi burya ntacyo bimaze. Ubundi nongere ngugarukire Uwiteka, nuko unshire mu biganza byawe. Narakugomeye amafaranga nataga, napfushaga ubusa mu biyobyabwenge, mu nzoga, mu ndaya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. N'ubundi ni umutungo wawe Kristo ndawukugaruriye. Noneho uyu munsi wa none inshuro najyaga mu kabari niba ari 10 mu cyumweru, ndazikuba inshuro 70. Burani zingahe? Inshuro 700. Kuvuga ngo urafata inshuro 7 buri munsi ujya gusenga Uwiteka. Ukaba mu cyumba cyawe usenge, ukahuka usenge, saa sita usenge, nimugoroba usenge. Ku cyumweru nihagera cyangwa kwa gatandatu werekeye mu isabato cyangwa ujye mu misa, cyangwa se kwa gatanu ujye mu musigiti usenga Uwiteka. Ubundi akuyobora inzira nziza ukwiye gucamo. Muravuga ukunda Uwiteka, ukunda Imana, urara mu kabari urangiza ugataha ukumenagura ibintu, abana bawe bakakwibazaho, umugore akakwibazaho, abantu bose abaturage bakavuga bati uri ikivume, uri mubi. Umugore wawe ubu ngubu yenda gusara kubera wowe. Hinduka wowe Imana, ba uwo Kristo ashaka. Inshuro wajyaga mu kabari, inshuro wajyaga mu bitagira umumaro, ntagara mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana kumve, Uwiteka Imana guhindure none ahangaha, Uwiteka Imana bane nawe, wumve yuko icyo kigare urimo ntacyo kizakumarira, ahubwo ni kuguhomza gusa. Kwica kizagusiga uri gisenzegeri, kizagusiga uri incike.
kizagusiga uri sekadeni, uri nyiramadeni, uri impombo, uri intere, byaranze urutwa ntacyo mvuze. Iteka Imana komera, ngaho rero shikama, Imana ikugereho aho uri hose. Wibuke yuko iteka mvuze ngo niba umukunda musange, kandi nawe uzagira gute, uzamubona. Arakomeza akakubwira ku murongo wa 18 ati ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho ndetse no gukiranuka nabyo ni iwanjye biba. None urashakira ubutunzi hehe uyu munsi wa none? Niyo uri uragushakira mu buriganya? Oya. Mu kwiba? Oya. Mu kunyereza iby'abandi? Oya. Mu kubesha? Oya. Mu butubuzi? Oya. Bantu mutubura, bantu mubesha, bantu mwumva ko mwanyaga iby'abandi, bantu mutunzwe na ruswa, n'abandi mutunzwe n'uburiganya. Uwiteka Imana ahangaha arababwiye ubukire n'icyubahiro biriwe handi biri. Nuwo uzinduka kare rero witwaje ijambo ry'Imana ukavuga uti ngiye gutubura bariya bantu, nukuri Uwiteka araje kumanuriraho inkoni ye agukubite ngo pa, inda arayikubita arayimena, rwasaya ararufata ruhindure, ubundi aguhindukiza inyuma, kugira ngo uzagaruke ukuzaza ukata ugasaba imbabazi, kandi ukishura inshuro 7 ibyo wanyaze, ibyo wibye, ibyo watubuye, warangiza ukagaruka Uwiteka Imana byose amaze kwikemura. Reka rero tube abantu beza b'inyangamugayo Uwiteka ashaka, ndetse n'abakristo kiliziya cyangwa se isabato cyangwa se umusigiti ushaka umunsi wa none, kandi tubaturage beza bumvira, bubaha, bahereza ibya Kayizari bakabiha, ndetse n'iby'Imana bakabihereza. Icyo gihe kigeze, tubana beza. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ngo ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'Imana zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda, nuzuze ububiko bwabo. Uwiteka Imana avuze ngo isaha yakuzuriza ububiko bwawe. Mu kabati aho wabikaga ibyo kurya, aho ngaho muri magazi wawe, humura ntabwo uzigera ubura igitunga abana bawe. Uwiteka amanuyemo ibyo kurya, Uwiteka byose arabizanye mu izina rya Yesu. Uwiteka aguhinduriye amateka, Uwiteka aguhaye inyungu nyinshi cyane. Ububiko bwawe, ikofi yawe ntizabura amafaranga. Akazi kawe humura baraguporomotinze, akazi kawe humura bigenze neza, Uwiteka azabikora. Wowe mwizere, ubundi wumve yuko ubukire n'icyubahiro ari we biri, ari we biturukaho. Ubundi umwihereze, umwihenurire, umusenge amanywa na nijoro, mu gitondo, saa sita nimugoroba. Isengesho ribe icyayi cyawe, kuko ikintu uko bwije. Nurangiza ujye wiyiriza ubusa igihe cyose wahuye n'akaga gakomeye cyane, wahuye n'amage, utakiri Uwiteka azaguhereza icyo wifuza cyose, kuko niwe ufite izahabu, niwe ufite ibyo kurya biryoshye, niwe utanga ubugingo, niwe waduhaye buri kimwe cyose n'ubuzima dufite uyu munsi wa none. Tekereza umurwayi uri kwa muganga, uri kwifuza kubaho uko ubayeho. Abayeho ate? Byaranze. Kuvuga ati Mana, uramutse wongeye kunkura kuri iki gitanda byagenda bite? Ni ukuri nahava nkahaguruka nkagenda ubundi nkagukorera. Ariko Uwiteka Imana agira impuhwe, Uwiteka akora uko ashoboye akatuba hafi, yarangiza akadusubiza mu masengesho, yarangiza akadusubiza mu mbaraga, ariko akababazwa nuko byanze. Ukagaruka, warangiza ukagaruka, noneho ukagaruka nka wa muyaga w'ishuheri, noneho uri kasamutwe, uri kasha amakokero, urinde, uri zanjye somba ukazisubiramo, za bibazo ukongera ukasaguza, inda ukongera ukasubiramo, inzoga ukongera ukivuruguta. Uwiteka akakureba akavuga ati mwana wanjye, ko nagukijije, ko nagukorera ibi n'ibi, none kugarutse mu bibi. Yarangiza ikavuga uti umwana wanjye n'ubundi ikagusubiza amahirwe ya kabiri, akagukubita andi mahirwe ya kabiri. Iyo ni Imana Data rero. Burya nta muntu n'umuhanye nawe, nta muntu n'umwe wakora nkayo, ntabwo bishoboka, nta nubwo bibaho. Aratureba akatugirira impuhwe, nubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku, arabihindura bihinduke nka sheregi.
n'Uwiteka Imana kandi arakora ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe buri mu biganza byiwe. aho rero haranira kutamubabaza, wumve yuko ugomba kumusenga amanywa nijoro, ubundi umwiragize urukingo bwize. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ciao ngaho kora subscribe none ahangaha umutima cano, n'utarakora subscribe uratinze. Bana natwe kuko uko bwije, ndagushimiye cyane. Uri gitangaza, uri ingenzi kuri twebwe zose, ni ku bwanyu. Mudahari ntacyo turi cyo. Ijambo ry'Imana ribagireho mwese izina rya Yesu. Reka dusenge Uwiteka. Mana yacu urakoze cyane kubwira ijambo ryiza. Uratubwiye ngo ukunda abagukunda kandi abagushakana umwete bazakubona. Ubutunzi bwose bubi wawe, ni ukuri ngo abatwari n'ubayoboye, kandi abacamanza nabo burya baca imanza bayobowe nawe. Rero reka twere kwishingikiriza icyo cyose kuri iyi si icyo twavuga ngo kitubereye ikigirwamana twakigusimbuza. Oya, tubonye yuko ari wowe nzira y'ukuri n'ubuntu, kandi niyo tugomba gukurikira. Imana ikomeye cyane. Rero reka utuyoboze inkoni yawe nziza, n'ubundi waraturemye kandi zikidukwiriye. Inyama n'amagufa twambaye isaha, ni ukuri byabora, ariko byabora turi hehe? Turifuza kuba mu biganza byawe Kristo. Turagushimira izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Yesu nashimwe. Rero nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Uze dufatanye urugendo kuri twese, turi benshi, kugira ngo Uwiteka Imana azatwakire kandi bitagoranye, tureke kugorana. Ciao.